mu biganiro byacu byiza. Mbashimira ko mudahwema kutwumva. Uyu munsi ushobora kuba utazi inyamaswa 5 zikomeye hano kuri isi ya rurema, inyamaswa z'inkazi, inyamaswa utapfa kukengera. Akaba ariyo mpamvu ndi hano. Iyi ni Kingdom JB TV, naho njye nitwa Bonviva. Ngwaye ikaze. Reka duhere ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 ni inyamaswa ikomeye cyane. Kugira ngo ubyemere ko ikomeye cyane, ni umwami w'ishyamba, Sibanga. Inama ya mbere nakugira yagufasha kugira ngo uyicike itakuriye, ni ugukora ibintu bitandukanye n'ibyo umutima wawe wifuza cyangwa se ukubwira. Aho kwiruka, hagarara. Nubundi se niwirukanka ntabwo urayisiga. Reka nkubwire inyamaswa iri ku mwanya wa 4 mu nyamaswa zikaze hano kuri isi ya rurema. Inzovu. Iyi ni inyagenge cyane, kimwe n'imvubu. Iyi nyamaswa ikunda cyane ibyana byayo, ndetse iyo ubyegereye uba uyikoze mu bwonko cyane. Ni mu gihe ugize amahirwe yo guhura nayo ku buryo yakugira nabi, ugirwa inama yo kwirukanka ukora uruziga, kuko ngo yo birayigora nubwo izwiho umuvuduko mwinshi cyane udasanzwe. Indi nama ni ukwiruka werekeza mu cyerekezo cy'umuyaga, ushakisha uko wakwihisha inyuma. Ku mwanya wa 3 turasanga inyamaswa y'inkazi, Requin cyangwa se Shark. Izi ni inyamaswa ziri mu bwoko bw'amafi manini, iziboneka mu gihugu cy'u Rwanda. Requins cyangwa se Sharks zifite amenyo atyaye cyane, ari nayo zifashisha mu kuvutsa abantu ubuzima. Izi nyamaswa zifatwa nk'ingome cyane kuko mu by'ukuri ntiziryoherwa n'inyama y'umuntu, ahubwo zinezezwa no gucagagura umuntu ku buryo zimubona yashwanyaguritse neza. Izi nyamaswa zikaba zikunze kwibera mu nyanja. Iyi nyamaswa mu gihe uhuye nayo ugirwa inama yo guhagarara hamwe maze ntubuje, kandi irinde kwivusha amaraso, kubera ko amaraso ari mu kintu cya mbere kiyikurura maze igahitiza. Reka twihute tujye ku mwanya wa 2 ku rutonde rw'inyamaswa zikaze hano kuri isi ya rurema, inyamaswa z'inkazi. Iyi nyamaswa ntabwo ivugwa, imvubu. Nubwo nyivuze, urubuga rwitwa askmen.com ruvuga ko umubare w'abantu bicwa n'inyamaswa y'imvubu muri Afurika uruta izindi nyamaswa zose zishyize hamwe. Gusa nubwo igaragara nk'idakaze kubera ko ari nini, ushobora kwibwira ko ari inebwe. Imvubu ni inkazi cyane ndetse igira umuvuduko udasanzwe. Gusa imvubu iramutse kwirukankanye kugira ngo ikugire nabi, hari uburyo bubiri wayihungamo nta ntwaro ukoresheje. Rimwe ni ukurira igiti cyangwa se ukitegereza inzira yiruka iganamo, bityo ugahita uhindura inzira yirukankagamo, kuko ngo imvubu buryo yafashe umuvuduko birayigora kuba yakata. Irakomeza igatoroma mpaka ikagenda, ikaza guhagarara igeze imbere. Gusa mbere yuko mubabwira umwanya wa mbere inyamaswa y'inkazi dufite kuri isi ya rurema mu nyamaswa zikomeye cyane, nagira ngo musabe ukoreshe subscribe, ndetse niba ngombwa unasharinge kino kiganiro ugihereza abantu kuko haba harimo ubumenyi. Ikindi biba byiza iyo ukanze like ukagikunda ukanyereka kuri kumwe nanjye. Hanyuma iyi ni Kingdom JB TV, naho njyewe nitwa Bonviva. Reka noneho kubwira inyamaswa y'inkazi kuri isi ya rurema iri kubarizwa ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere hari inyamaswa y'inkazi. Iyi nyamaswa irakaze cyane, ingona. Iyi niyo nyamaswa iba mu mazi, nubwo rimwe na rimwe isangwa ku nkombe irimo kota izuba, ndetse iyi nyamaswa ikaba inaboneka mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nyamaswa bivuga ko iyo ibonye umuntu ibisa naho wabona baguteguriye ameza ariho icyo kurya wari ugikumbuye. Ibivuze ko iyi ngona yibonye ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose ikora ibishoboka byose kugira ngo imurye. Naho ubundi se, iyi ni Kingdom JB TV, naho njye nitwa Bonviva. Icyo nkubwiye, reka tuzasubire.